Zimwe mu nyigisho zakundaga gutangwa na Buddha harimo kwirinda ubugugu, kwikunda, kwikanyiza ndetse no kwigwizaho imitungo, ahubwo ukabaho ubuzima bworoheje, ukabaho ubuzima bubana n'abandi, ukabaho ubuzima bworoheje budakunda kwikunda ndetse budakunda kwikubira iby'abandi. Buddha yakundaga gutanga izi nyigisho kandi zikayobokwa n'abantu benshi, abantu bagaturuka imihanda myinshi itandukanye bakaza gukurikirana izi nyigisho ze. Izi nyigisho ze zagize uruhare runini mu guhindura ubuzima bwa benshi, ariko hari umusore umwe wagize ikibazo kuri izi nyigisho ze. Umusore yamaze ukwezi aza buri munsi gukurikirana izi nyigisho za Buddha, akaza buri munsi buri gitondo cya kare akaba yicaye mu ikoraniro ritegereje kumva inyigisho za Buddha, akabikora buri munsi ukwezi kuza gushira kose, ariko ku munsi wa nyuma w'ukwezi yagize amakenga yegera Buddha. Aramubaza ati "Nyagasani, nje kubaza ikibazo kinkomereye muri ubu buzima kandi kijyanye n'izi nyigisho zawe." Buddha aramusubiza ati "Nta kibazo mbaza mwana wanjye." Wa musore abwira Buddha ati "Izi nyigisho zawe maze ukwezi kose nzitabira buri munsi, ndazinduka buri gitondo cya kare nkaza kumva izi nyigisho zawe kuzikurikira. Ati ariko nagerageje kuzikoresha mu buzima bwanjye, nta ngaruka zigeze zingiraho ndetse nta n'icyo zamariye muri rusange. Ati nagerageje kuzirikana amahame ndetse n'inyigisho zawe uhora utubwira, ariko ntacyo zamariye mu buzima bwanjye." Buddha mu ijwi rituje yabajije wa musore ati "Harya musore muto utuye hehe?" Umusore amusubiza ati "Ntuye mu gace ka Sharavasti." Ati "Niho iwacu." Buddha aramusubiza ati "Ese koko muri Sharavasti uhagera ute? Ukoresha iki kugira ngo uhagere cyangwa ugere hano?" Wa musore aramubwiye ati "Buri gitondo cya kare ndazinduka n'amaguru nkaza, ati cyangwa wenda nkafata ingamiya yanjye nkaza akaba ariyo nzaho buri gitondo." Buddha yaramubajije ati "Ubwo ngubwo muri Sharavasti na hano hari ibirometero bingahe?" Wa musore asubiza Buddha ati "Hari ibirometero 4." Ati "Hari n'igihe byaba birenga bikagera kuri 6." Ati "Nubwo ntazi kubipima neza." Buddha abwira wa musore ati "None se ushobora kugera muri Sharavasti wicaye hano udakoresheje amaguru?" Wa musore abwira Buddha ati "Ibyo ntibishoboka, kuko nta kuntu umuntu yagenda yicaye ati adakoresheje amaguru ngo abashe kugerayo. Bisaba ko yakoresha amaguru cyangwa ingamiya cyangwa amafarasi kugira ngo agereyo." Buddha yongamo ati "Koko nibyo. Ati kugira ngo umuntu agere ahantu ave hamwe agere ahandi, bisaba kugira ngo agende n'amaguru cyangwa agire ikindi kintu akoresha kigenda. Ati koko umuntu ntabwo ashobora kuva hamwe ngo agere ahandi atagiye. Ati rero nta hantu bitandukaniye n'inyigisho zanjye. Ati kuzumva ukazishyira mu mutwe gusa ntacyo byakumarira. Ati bisaba kugira ngo ibyo wizemo ubishyire mu buzima bwawe bwa buri munsi, ukurikire intambwe ndetse n'amahame nabigishije uyashyire mu buzima bwawe bwa buri munsi. Ati nutabigenza gutyo nta kintu inyigisho zanjye zakumarira, uretse kuzibika mu mutwe gusa, mu gihe runaka bigahinduka memoire, bikahinduka ibyo uzi ntacyo bikumariye. Ati rero niba ushaka kugira ngo inyigisho zanjye zikugireho ingaruka nziza, menya ko burya utagomba kwicara ubike mu mutwe gusa ngo ubifate, ahubwo ugomba kubishyira mu buzima bwawe bwa buri munsi, ukicara ukanonosora neza ibyasigaye mu mutwe ushobora gukoresha bikakugiraho ingaruka nziza mu buzima. Ati genda ubigenze gutyo mwana wanjye." Wa musore yahise yumva icyo gukora, yaragiye agera iwabo atangira gushyira mu bikorwa ibyo yize, kandi koko bimugira ingaruka nziza ndetse bituma n'ubuzima bwe burushaho kuba bwiza no kubana n'abandi ndetse no kuba umuntu w'inyangamugayo mu bandi. Burya mu buzima iyo witegereje neza usanga amagambo ndetse n'inyigisho duhabwa ntacyo zatumarira iyo tutazishize mu bikorwa. Ikintu burya washize mu bikorwa nicyo cyo kugiraho ingaruka nziza cyangwa mbi bitewe n'icyo wize cyangwa icyo wifuzaga gushyira muri bya bikorwa. Iyo ufashe ikintu gusa mu mutwe ntacyo burya kikumarira, uretse guhinduka memoire, kigahinduka ibyo uzi, ariko ibyo uzi bizagufitiye akamaro. Kimwe burya n'amasomo twiga mu buzima butandukanye bw'ishuri, buryo usohotse ntuyashyire mu bikorwa ararangira ukayibagirwa, ugasigarana gusa bike cyane bigufasha kuba mu buzima, cyane cyane unagereranyije n'ibyo usanga warashize mu bikorwa.
Burya gushyira mu bikorwa ibyo wize bituma birushaho kubifata mu mutwe ndetse ukarushaho no kugira ubuzima bwawe bwa buri munsi ndetse bikanahinduka n'igice cyawe cya buri munsi. Abahanga bavuga ko umuntu yiga imico mishya biturutse mu gihe kingana n'iminsi 21, byose bigaturuka ku kuba yakoresheje bya bintu bye mu bikorwa ndetse yabishyize mu bikorwa mu buzima bwe bwa buri munsi kandi akabikora buri munsi. Ibyo rero bikaba nta bitandukaniye n'inyigisho nziza twakira ndetse n'amahame meza duhorana tuvoma mu bandi. Ibyo byose tubishyize mu bikorwa niho bitugiraho ingaruka. Ntukicare ngo wumve ko kuba uzi ikintu bihagije mu gihe utagikoresha, kuko cya kintu mu gihe runaka uzakibagirwa, ahubwo ujye wihatira gukoresha ibyiza wize ubishyire mu bikorwa. Iyi yari Kanguka Rwanda, ukore subscribe ndetse na share, ugire ubuzima bwiza.